biragusaba kuba maso, biragusaba kwitegereza cyane no kugendana nanjye akantu ku kandi kugira ngo tube twabasha gukura amafaranga muri Mi Pass tuyabikuze tuyashyire kuri Momo yacu cyangwa se tuyashyire kuri Binance yacu. Biraza kugusaba rero kuba maso, kwitegereza ndetse no kugendana nanjye akantu ku kandi. Ubushize nari nababwiye yuko nzaza n'ubundi tukabikuza ahangaha muri Mi Pass ayo tuzaba twarakoreye muri Mi Pass. Uyu munsi ngira ngo urabibona yuko namaze kuba nakwemererwa kubikuza n'ubundi uyu munsi mfitemo uburyo bwo kubikuza bushoboka cyane. Reka nkubwire ngo mbere yuko ubikuza uraza ahangaha ukabanza ugakora exchange, ariko kandi ngira ngo urabona transaction ahangaha n'ubundi tuba twarakoze, kuko nari nababwiye yuko ari inshuro ya 7 nzaba nkuyemo amafaranga n'ubundi muri Mi Pass. Uyu munsi ngiye gukuramo amafaranga ku nshuro ya 7 muri Mi Pass. Nkuko ubibona ahangaha n'ubundi kuri balance yacu dufiteho 0.19, ariko ayangaya yose nago ari muri hub imwe. Amwe abagiye ari muri hub itandukanye na ngenzi yayo, ari mu bice bibiri nyine. Hariyo bita make hub, hari n'indi bita make gusa, ngira ngo urabibona. Turabanza rero dukore exchange ari muri make, tuyakure muri make tuyashyire muri make hub. Ngira ngo urabibona nayo nushaka kuyite Mi hub, kuko nyine ibirimo amafaranga bagiye baguha utayakozeho, ariko muri make hano hasanzweho, hano uri kureba bakaguha amafaranga wakoze kuri check-in. Urabiza ahangaha nta kindi kintu bigusaba, usabwa gukora check-in gusa nyine, nta kindi kintu biba biri bugusabe ahangaha, nta gishoro, nta kindi staking, aha nta kindi kintu ukora. Ayangaya mbibutse yuko aba ari ay'ubuntu, aba ari amafaranga y'ubuntu. Reka rero nse nkusubiza inyuma n'ubundi dutangirane kubikura ahangaha nari nangiye kubikura. Reka dusubirane inyuma ho gatoya. Tugiye gukora exchange, turabanza n'ubundi ya mafaranga tuyakure muri hub tuyashyire muri make hub. Dore nguko uko bikora, ukora hariya n'ubundi handitse gutaranzeretinga, n'ubundi ugakoraho bagahita bakuzanira utu tuntu. Urabona ngiye mise nkoraho Mi hub n'ubundi ihita ijya hasi, make iguma hejuru. Noneho hano hari make, tugiye kwandika make dufitemo, ngira ngo uri kuzibona ni 0.629. Duhite dukora hehe hano kuri transfer, n'ubundi duhite dukora hano hasi. Urabona yuko nkozeho, bansabye gukora confirm, nkoze confirm, bahise banyemerera yuko bibaye. Oya reka nsubiremo gatoya mbanze nkwereke kuri exchange. Nagombaga gukora kuri exchange, nkoze kuri exchange, ngira ngo urabibona bahise bansaba gushyiramo fingerprint. Niyo mpamvu ureba hahise hasa nk'ahijimye, nta kintu uri kubona. Okay, fingerprint remeye, exchange igiye kuba yabasha kugirite, igiye kuba yabasha kubaho. Tugendane akantu ku kandi. Kano kantu uri kureba kari kwizengurutsa nyine ni network ziba ziri kugenda gakeya, biterwa n'uko network zigenda ubundi zitaziba ako kanya. Urasabwa kwitonda, tugendane akantu ku kandi mpaka tugeze ku musozo. Ngira ngo urabona yuko bikunze muri make dusigaranyemo 0.0005. Mu by'ukuri nayo yose mba narayakoreye new exchange kugira ngo mbashe kugira gute kuyabikuza. Yanga yose ubura ndi kuzamura nyine. Okay, none reka turebe yuko yose yagiye muri make hub cyangwa se yaba yagiye ahantu hamwe nyine. Yose dore ngaya yagiye ahantu hamwe, ngira ngo kuyabona hano twinjiye ni hehe muri Mi hub. Uri kubibona nago yemerewe kubikuza amafaranga atari muri Mi hub. Ayo ndi kugenda nzamura, mba nayabikuje nabanje kuyashyira hehe muri Mi hub. N'ubundi uri kubibona bino byose ni kugenda nzamura, n'ubundi n'ama transaction mba nagiye nkora. Nakubwiye yuko hano maze gukuramo inshuro zigera kuri 7, yose ndayegeranya n'ubundi nkahita ngira gute nkahita mbikuza. Ubushize nari naberetse video y'ukuntu n'ubundi tuyakora kugira ngo abe yagezeho hano abangana gutya. Ukuntu cyakora narabiberetse video, narayiberetse. Niba wowe utarayibonye cyangwa se waracikamwe, uraza kujya aho ngaho hepfo muri description ube wabasha kureba muri link urebe video n'ukundi y'ukuntu aba yagiye hano kuri Momo cyangwa se aba yaje hano muri Mi hub nyine, ukuntu tuba twayakoreyeho. Mu by'ukuri tugiye kuba twabikuza. Nari nihuse, reka mbanze nanone se nkusubiza inyuma gakeya. Nari nihuse naberetse ahantu nkanze ngo tube twabikuza. Kubikuza ahangaha turakoresha browser mbere yuko tuyashyira kuri Momo cyangwa se kuri Binance, turakoresha iyo bitwa browser. Niyo mpamvu ahangaha tugiye kumanuka hano hasi handitse Explorer, hano uri kuhareba tugakandaho kuri Explorer. Nuko nguko usanga hameze, ukimara gukandaho n'ubundi ukamanuka hepfo ukareba handitse Mi transaction, uri kuhabona. Muzeho kuri Mi transaction, ugikora kuri Mi transaction rero ngiyi nyine uri kuyireba, bahita bakujyana n'ubundi kuri browser cyangwa se kuri Chrome. Kuri Chrome ikintu uje gukora nta kindi, niwitegereza neza hano uri bubone yuko ngiye bari kunsaba gukora login, ariko we nk'umuntu mushyashya ntabwo ukora login, urakora register with Mi Pass cyangwa se ukore register usikanye kano kantu baba uhaye. Nakwereka mbanze nakwereke neza. No kuvuga ngo wowe uraza hano ukore urakora register, ntago wowe usanzwemo nyine uraza hano. Ngira ngo uri kuhareba hari QR code ugushobora gusikana ukaba wakwinjira cyangwa se wakwiyandikisha, kandi hakaba na Mi Pass. Urahitamo kimwe muri ibi ngibi nyine wowe uri mushyashya. Ngewe rero nsanzwemo, ngiye ntago ndi bukore ibi ngibi, ahubwo ndi bukore login. Ntago ngiye ndi bukore kimwe muri ibi nyine cya register nyine. Urabona yuko iyo ukoze hano handitse ngo register
bahita uhita ujya kwiyandikisha. Reba ijambo riri munsi ya login, ubwo ikitari login ni go to register. Ari ubwa mbere ugiye kubigura rero muri Mi Pass, wowe urahakanda hano handitse go to register, wowe urahita wiyandikisha nyine, ntabwo uri buze ngo ukande kuri utu tuntu tubiri nakweretse hano hasi ka QR code cyangwa se ka Mi Pass. Urumva ngewe Mi Pass nsanzwe nyikoresha mbikuza, niyo mpamvu ndi gukore hehe ahangaha handitse Mi Pass, cyangwa se ngakora hano handitse QR code. Ninkora kuri QR code baransaba kuyisikana kugira ngo amakuru mba narashyizemo hano n'ubundi mbashe kuba nayakoresha nyine mite nemererwa kubikuza. Ariko kubera yuko n'ubundi tuvuye hariya muri Mi Pass tugiye gukora hano dukore login dukoresheje Mi Pass, ubwo ngiye gukora hano hasi munsi ya login nanone hepfo gato handitse akantu k'akamenyetso nyine kariho Mi Pass hano hasi. Reka nkoreho urebe ikintu birahita n'ubundi bikurikizaho. Okay, nyimara gukoraho rero ngira ngo urabona ikintu gihise gikurikizaho. Nyimara gukora n'ubundi kuri kano kantu ndi kukwereka n'ubundi ka Mi Pass, kano kantu dukozeho ka Mi Pass tugiye gukora login, bahise bansaba gukora verify. Ndafata kano kantu bamaye gutwara ngatware neza ngasunike ngashyire mu mwanya wako, ngira ngo urabona yuko byemeye. Bahise n'ubundi bangarura hano muri Mi Pass, bansabye gukora connect. Aka kajambo ka hano hasi nkoze connect, authorization nyine ibaye successful. N'ubundi narinje gukora connect ya authorization urabona yuko ibaye. Reka dusubire inyuma, bari batubwiye ngo tugaruke inyuma n'ubundi aho tuvuye gutangira cyangwa se aho twari dukoreye login. Ndahagaruka nse ngutegereza amasegonda make, ngira ngo urabibona yuko bise bifunguka n'ubundi hahandi nari ngarutse muri browser yanjye kugira ngo mbashe kuba nakemererwa kubikuza. Ahangaha uhita winjira, ahangaha uhita uhingukira n'ubundi ni ku isoko. Ubu ugeze ku isoko, hano ni ku isoko rigurishirizwaho meke, ukagurisha meke zawe bakaguha amadolari. Amadolari yo wamaze kuyagira, ngira ngo naraberetse iyo ufite amadolari ukuntu yavunjamo amanyarwanda, nabyo ni ibintu byoroshye. Bantu banjye mujye mukurikira akantu ku kandi hatagira akantu kagucika. Wowe yari ubwa mbere uje, naguza ngo uhite ugurisha meke zawe, uhita ubanza gukora icyo bita modify, ukabanza ukamodifyinga inuza account yawe, nyine no kuvuga ugatanga nk'amakuru. Ngira ngo nkuko ubibona ngiye namaze kuba natanga modify y'amakuru yanjye yose, nyine no kuvuga ngo reka mwereka ahantu ukanda mbere yuko uza muri modify. Dore urabanza ugakanda hano, nshobora kuba nahakanze utari kuhareba, ugakanda hano hejuru hari utudomo dutatu, hano hejuru ahantu handitse English uri kuhabona, ugahita ukanda hari utudomo dutatu. Wamara kwakanda ugahita ugakanda ku ijambo rya kabiri ryitwa personal center. Wamara gukanda nyine kuri personal center ugahita ubona hano hantu haje utuntu tumeze gutya kw'imibare, ndetse hari n'utugambo dukurikirana tune twa modify. Ngira ngo akambira urakabona na modify nziki email yanjye, aka kabiri ko nta n'ikintu nashyizemo, ikintu kiba gisabwa hano ni email ndetse na password. Ngira ngo utundi natwo tubona ko ari utudomodomo, hari hahishemo iki password yanjye. N'ubundi wowe uraza ugakereya password ushaka ukayishyiramo nyine, ubundi ukaba umaze gukora iki modify. Buri kantu kose ukozemo hano bahita bagusaba iki, bahita bagusaba gukora iki authorization, nyine bahita bagutwara kuri Mi Pass. Ni ukuvuga ngo hano rero twageze hano, uriko randi kugenda manura gakeya, ni ku isoko rigurishirizwaho n'ubundi meke, ukazana meke zawe bakaba babasha kuguha amafaranga n'ubundi ariliyo urahita ugira gute, urahita ubikuza ako kanya. Aya mafaranga kubera yuko ndimo ndabyigisha, ntabwo ubundi nakabaye nyiri yategereje, ntabwo nakabaye nyiri kugenda gutya akantu ku kandi, wapi yakabaye yangezeho mu minota itarenze 5. Ariko bitewe nuko nyine ndi kubyigisha, niyo mpamvu mbaza no kukwereka isoko. Hano uraza ukabanza ugashakamo umuntu ugura utuntu dukeya. Mwabonye ko dufite 0.19, tugiye gushakamo umuntu ugura utuntu dukeya akaduha nyine ahwanye n'utwo dukeya dufite. Urabona nk'uyu muntu wa mbere ahita akubwira yuko limiti ye nyine amafaranga makeya abasha kuba yacuruza ari 0.5, ariko twebwe dufiteho 0.19. ni ukuvuga ngo turakanda rero ku muntu utwemerera uyu nguyu wa 0.2. Oya, uwa 0.2 ntago byakunda, tugiye kureba uwa 0.1. Yego, kuko nabo baba hari uwa 0.00 umubare runaka, kuko meke umunsi wa none reka nkubwire yuko iri kuba yagura amadolari n'ubundi 8.5. Turamubonye uwa 0.13, kandi twe dufiteho 0.19. Bishatse kuvuga ko uyu muntu turi kumurusha ibice byinshi cyane, niyo mpamvu ariwe tugiye gukoresha n'ubundi akatugurira meke zacu. Dore ngibi nkanzeho aha hantu bahita banzana n'ubundi, ngira ngo urabibona, bari kukwereka yuko n'ubundi imeke imwe ingana n'amadolari 8.1, ngira ngo urabibona. Reka dushyire muri 0.19, ntabwo byakunda dushyizeho ayo dufiteho yose, niyo mpamvu ureba bitakunda. Tugiye gushyiramo 0.18 turebe yuko byo byemera, kuko bahita batubwira ngo insufficient balance in the hub. Bishatse kuvuga ko muri hub nyine harimo 0.19, kandi yose ntabwo yavaho kuko bari budukate 10%. Reka dushyiremo 0.18.
none hadushyizemo 0.18 ubwo tugiye kuba twabasha gukora hano handitse confirm nyine kugira ngo duconfirming. Urabona ko dukoze confirm bahita badusaba gukora authorization, turahita tukanda handitse go authorization, duhite kansubiremo inyuma gatoya, urakora hano handitse go authorization, ngibi bansabe gukora connect, nkoraho handitse connect, akantu ku kandi tugendane muntu wanjye, tugendane nimara gukora authorization bansabe kugaruka hano negereze gatoya bibe birabaye. Ubu ngubu no kuvuga ngo mbikuje ya za meke zanjye bari bume $1.5 ugira ngo uri kubibona hano hejuru n'ubundi muri ya meke baramamo $1.5. Kamubwire ko aya mafaranga ahwanye n'ibihumbi 2,400 mu mafaranga n'ubundi y'abanyarwanda. Ngira ngo urabibona aya mafaranga y'abanyamahanga abahenze cyane. Aha ngaha mbwira ngo dutegereje iki? Dutegereje umuntu utugurira, dore ngaha handitse waiting bya biri processing, twari dutegereje iki? Umuntu utugurira, waiting for buyer. Kuvuga ngo twari dutegereje umuntu utugurira, turamubonye rero ko wa muntu utugurira aje ku murongo. No kuvuga ngo ikintu tugiye gukora aha ngaha rero tugiye gufata ino address yiwe, baduhaye address turoherezaho n'ubundi bya bice byacu cyangwa se ya 0.18 twemereye uyu muntu. Dore bari budukate ibice bitatu ngibi, dore turi bwohereze 0.1836. Tugiye gufata ino address iri hejuru y'aka gakode, kano kantu kagashusho nyine uri kureba hano hasi k'umukara n'umweru. Ngiye gufata ino address iri hejuru yako, ngiyi ndayikopiye, ngira ngo urabibonye. Ngiye kuyijyana he muri Mi Pass, mite noherezaho za meke n'ubundi dufite ahangaha muri Mi Pass. Ndaza hano muri Mi Pass nkore kuri send, ngira ngo uri kubibona akantu ku kandi, nkoze kuri send, ndahita mpestinga cyangwa se ndahita nshyiramo n'ubundi ya address mvanye hehe kuri wa muntu ugiye kuba yagura iyi 0.18. Byanyeretse yuko ngomba gushyiramo 0.1836. Mbishyizemo, dore ngibi uri kubireba, ushyiramo nyine imibare hariya bagutumye niyo uza ugashyiramo. Mite nkanda hehe kuri next, nkanze next, bambwiye ko ngiye kohereza aya ngaya. Reka nkore confirm. Hano impamvu byijimye ndi gushyiramo fingerprint, ngira ngo urabibona yuko kaka n'ubundi gahita kikaraza, bishatse kuvuga ko fingerprint yemeye, ngira ngo uri kubyirebera amaso ku maso. Turagendana akantu ku kandi, nturambirwe impamvu byatinze nuko niko kwigisha. Reka nkubwire ngo bibaye success, bishatse kuvuga yuko twamaze kuba twadepositinga cyangwa se twamaze kuba twakoherereza wa muntu bari baduhaye n'ubundi meke zacu twari dufite, turazimwoherereje ngaha. Tumaze kuzimwoherereza n'ubundi byenda kumera neza nka Binance. Niba uzi gukoresha Binance ahangaha bita bikorohera cyane, ariko kandi ubaye utabizi uhita unyandikira nkahita ngufasha. Tugiye gukanda kuri ijambo ryitwa ngo I have deposited, ngira ngo uri kubibona hano hasi hari ahantu handitse cancel order, uyakansa nzahita garuka kuri balance. Ahandi handitse I have deposited, wamaze kudepositinga nyine meke zawe, wamaze kuba wazoherereza wa muntu n'ubundi badusabye kuzoherereza. Dore umuntu utaza address ahantu yikuye, dore address nyikuye hejuru y'aka kazu kano kakazeru karimo umukara n'umweru cyane. Dore ngiyi address ibihari, niyo usikanye kano kazu nabwo biremera. Tukimara rero gukanda I have deposited, tugiye kuba twategereza yuko uyu muntu n'ubundi abibona yuko twamaze gukora deposit cyangwa se twamaze kuba twayamwoherereza. Ni ukuvuga ngo dore hano naho wamwandikira, hano handitse akantu k'icyatsi kibisi, uri kuhareba, uri kwitegereza neza muri screen. Hano handitse akantu k'icyatsi kibisi, ni kuri chat n'ubundi kaga chat nakubwiye n'ubundi kenda kumera nkako muri Binance. No muri Binance kano gachat kabamo, iyo umuntu ubonye ari gutinda kukuvugisha uhita woza ukamushotora ukamwandikira n'ubundi ako kanya ugahita umwandikira, ariko wirinda kumwandikira nta n'amasegonda aciyemo, uko hari igihe wamuderanja ugatumaza gusoma message zawe, hari ibyo yarari kugukorera ugasanga ahita canceling ibyarimo aho gaje kubikora. Reka dukande kuri no chat nkwereke. Ukuvuga ngo bitewe nuko yaciyemo amasegonda arenze 10, ngiye kumwandikira, ngiye kumushotora mwandikire ngo hayi, ndebe yuko ahita ansubiza. Urabona bano bantu baba bari online nyine, bo nibyo baba bakora, bagurisha, ndamwandikiye ngo hayi. Reka turebe yuko ahita adusubiza, turebe ngo aradusubiza iki, kuko ahangaha iyo agusubije ni nabwo akwaka ID ya Binance nyine. Niba ugiye kuyashyira kuri Binance, yamara kuyigusaba ugahita ugira gute, ugahita uyimuha, wayimuha agahita ayagushyirira. Wowe ntago umuha address, ntago ayagushyira kuri address, ahubwo umuha icyitwa ID. UID iba muri muki, iba muri Binance n'ubundi uragenda ukayizana. Urabona ko aratwandikiye nawe aratubwiye ngo ugende uzane Binance UID. UID rero turayikura hehe? Reka makwereka ahantu uri bugende ukayikura. Twinjirane muri Binance yacu. Tugiye muri Binance, urakanda kuri Binance, uze n'ubundi ukinjira muri Binance, uze hano hejuru ahantu haba hari agafoto kawe cyangwa se aho unyura ugiye kuri umwirondoro wanjye. Ngira ngo urabibona nkuko nanjye nkoze ku gafoto bahise banyereka izina ryanjye. Munsi y'izina dore hari akantu ka ID ndagakopiye. Nimara kugakorera copy ndakazana hano n'ubundi nka pasting imite nkamwoherereza. Urabona yuko ari ibintu bimeze nk'imibare nyine, ariko iyi ni nimero nyine uba baraguhaye ukimara gukora verify muri Binance. Dore bimeze nk'ibintu by'imibare, ngira ngo urabona ID yanjye nanjye ni imibare imeze kuri uramutse ushyizeho amafaranga n'ubundi yangeraho nako kanya. Ni kimwe na nimero za telefone n'ubundi n'ahantu biba bitaniye. Tukimara kuyimuha rero tugiye gutegereza mu kitarambiranye kitarenze n'umunota yewe, kuko tugiye gutegereza akanya gatoya cyane amafaranga n'ubundi ahita ajya kuri iriya ID nyine, ko namara
twamara kuyohereza murabizi iyo tumaze gukura amafaranga kuri Binance tuyashyira kuri mobile money dukora icyo twakwita release cyangwa se confirmation nyine yemeza yuko wamaze kuba wayakira. Narabiberetse muri video y'ubushize. Naha ngaha rero tugiye guhita dukora release n'ubundi nk'uko bikorwa muri Binance. Ndagira ngubwire yuko ino web n'ubundi ikora kimwe n'ubundi na Binance neza akantu ku kandi, uko amafaranga umukiriya ayaguha nuko nawe uyamuha. Aha ngaha bikora kimwe kuko haberamo sell hakabamo na buy n'ubundi. Iyi ngiyi ubundi ni nka copyright n'ubundi yiriya Binance n'ubundi. Aha ngaha tugiye gutegereza yuko uyu muntu yaba yayadushyirira kuri Binance. Tukibona SMS nta kindi turahita dukora release. Iyo maze rero kuyohereza, yamaze kuyohereza yemeza ko yayohereje, yarangiza nyine dore nk'uko ubona kuri Binance yanyifiteho 0.21. Mu kanya ndaza kugaruka nkwereke ngo dufiteho hangahe, ngira ngo urabibona yuko dufiteho 0.21. Nitumara gushyiraho ariya baduhaye urahita uyabona, dore amafaranga n'ubundi ariko agezeho tukiri hano ahise ageraho. Bishatse kuvuga ngo ayashyizeho ibice nandi kukwereka biriyongere abaye amadolari, ntago akiri 0 n'ibice yabaye $1.67. Reka tuze rero reba message n'ubundi ya email Binance ihita twandikira, dore ni ngi nuko nguko ibimeze. Ihita kubwira ngo payment received successful. Bishatse kuvuga yuko payment yacu yamaze kuba successful, nyine twamaze kwakira. Received yamaze kuba yagera he kuri Binance, kuko Binance niyo ibiduhaye iriya email. Nakubwiye ko turahita dukora release. Reka mbanze mubwire yuko byabaye nayabonye. Reka mwandikire ngo done, kamwandikire yuko bikunze, kamwandikire ngo done. Nimara kumwandikira rero n'ubundi ndahita ngenda nkore release. Aha ngaha ndamwandikiye ngo byabaye. N'ubundi abantu mutazi icyongereza n'ubundi ushaka wanamwandikira ngo byabaye, agakora translation akaba yabihindura mu rurimi rw'iwabo, ariko mwandikiye done. Kuvuga ngo hano hepfo harahita haza ijambo rivuga ngo I have received total amount, ntariya n'umuntu twagomba kwakira, dore ngaya uri kuyabona. Nyimara gukora I have received bagiye kunsaba gukora authorization nakundi ikora ukora hano n'ubundi, dore ngiyo akora connect kuri kara kajambo k'ubururu. Authorization rero bambwiye yuko yabaye, ubu byamaze kuba nyine, ngira ngo urabibonye amafaranga n'ubundi yageze kuri Binance. Aha ngaha dukoze release ariyo yiriya yo kuvuga ngo I have received ingano yari amafaranga. Aha ngaha nta kindi kintu ubusigaje gukora kuko amafaranga yageze he kuri Binance. Kandi ngira ngo naraberetse ukuntu yavana n'ubundi kuri Binance uyashyira kuri mobile money. Ubishatse kuvuga yuko aha ngaha amakuru y'ingenzi uba wamaze kuyabona. Video ibaye ndende irarambiranye, kandi ntago nyangunda gukora amavideo maremare. Urabasha kwihangana wowe nyine yabereye ndende, ariko nuko nguko tubikuza hehe muri Make cyangwa se muri Mi Pass. Nuko tubikuza Mi Pass muri uyu mwaka 2026 niko amafaranga abasha kuvamo. Abantu benshi bajya bacika intege kuko urabona nanjye mfashe umwanya ungana gutya iminota itari mike ndi kubikwigisha. Ntago ari wowe bizagufata wowe umwanya utarenze iminota 5. Njyewe ubundi iyo ndi kubikora bitewe nuko mba misanzwe nyine ni iminota mike cyane 3 amafaranga abangezeho. Ako kanya mpita n'ubundi yakura haranyashyize nyashyira hehe, nyashyira kuri momo yanjye, ako kanya nkahita nanayakoresha. Izi ni message rero n'ubundi z'amafaranga tuba twagize gute twavanye iyo n'ubundi twagiye tubikuza. Ngira ngo nkuko ndi kumanura uri kugenda ubibona, ni message tuba twagiye tubikuza tukayashyira hehe kuri mobile money, tuyakuye aha ngaha kuri Binance, yani tuyakuye muri Mi Pass. Mi Pass rero nta gishoro na gitoya isaba. N'ubundi yagiye mbabwira amanuza menshi, amabanki menshi atagenda asaba ibintu by'ibishoro, ahubwo aho uza ugakora ama check-in, ukaba wakina game, ukaba wareba videos, utuvideo dutoya tw'udushoti bita ads, n'ubundi ukatureba ukaba wabasha kwinjira. Unyitembirire n'ubundi hano ni kuri mbiri. Niba uri mushyashya usabwa gukora subscribe, ariko kandi niba uri umusangwa n'ubundi business nakagaruka murabizi, ntabwo tujya tubura kubaha business, kandi hari zisaba gushora n'izidasaba gushora. Aho washora n'ubundi watubwira, aho udashora, aho ushaka kudashora naho uratubwira n'ubundi tukaguha iyo udashora, kandi ukaba wabasha gukoreramo amafaranga gake nta kindi kintu bigusabye. Aha ngaha tumaze kubikuza rero muri Mi Pass, tubikuje Make zageze hehe kuri Binance. Video izikura kuri Binance yashyira kuri momo narayikweretse nayo ni amaseries mato cyane, dore yuko nakoze video ntoya ngufiya cyane ivuga ukuntu wayakura n'ubundi kuri Binance uyashyira hehe kuri mobile money. Dore ngaho n'ubundi ukuntu aba yagiye abongira ngo urayabona. Reka tubonane muri video y'ubutaha rero. Niba ukunda n'ubundi ibiganiro tukugezaho ujye utubwira muri commentaire. Ubu n'ubundi ibiganiro tubagezaho murabizi ni inyamibwa, ni ibintu bibyara inyungu, ntago twaza hano tuvuga ibintu bitabyara inyungu. Tubona n'ubutaha rero, ciao ciao.